nanjye nahuye nawe ndushye ndemerewe, byaha byaranyishe, narapfuye nabi, naranyweye ibiyobyabwenge, ibyo biyobyabwenge nabinyweye kubera kagahinda natewe n'amateka, mu rumogi, mu inzoga, ndabyina mu maboate de nuit yo za Kigali ahitwa za Cosmos 97, manukira hitwa Imatimba ya mbere n'iya kabiri, nikoza hitwa Kaninja, mba manukiye Casablanca, yari kave y'abagabo kapi hariya mu mujyi, kave yari y'abana bari bavuye bice, turawukata, manukira Panafrica nayo birafashwe, kwikubita Kadiraka niyeza bundi mu migi na mu myembe, turakata Sodoma ye baba we, ndawubyina ubundi karahanyuze, ndacoma icyo bita gukora ijisho, murakizi abyita gusepuza, ye wacomye birazi bifata bawusi yawe ugasaba bacu ironi fata uba wumva ingoma abandi batumva. Yesu yagize ne turemere ibintu bituma n'abana bacu bagira iki cyishe. Zara yanyicanye abana mudamu wanjye, tuba mu gipangu, abantu rero dukodesha, Imana itarahamaze, Imana ibahamaze. Haleluya, haleluya. Muzamure ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane. Twese dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ni igice cya 24, dusoma umurongo waho wa 32. Luka 24 umurongo ni wa 32. Nubona umwanya ugeze mu rugo uhere ku wa 13, ni inkuru z'abigishwa babiri bari bari kujya Emawusi. Izo nkuru nizo tugiye kuganiraho twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Uze guhera ku murongo wa 13 ugeze ku murongo wa 35. Reka dusome afite biri imeze nyange ni ku rupapuro rwa 92 mu isezerano rishya. Hadusome, haranditse ngo baravugana bati, yewe ntiwibuka kuna imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Kanongere nsubiremo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 32. Haranditse ngo baravugana bati, yewe ntiwibuka kuna imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Imana iduhana umugisha mwinshi, amen. Reka tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane n'abo bagiye kuganiriza. Nitwa Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. N'abana beza basa na se. Tugiye kubona n'akandi kabebe gasa na se. Siko ngiye kugira abana 4, murumva ntaje, nyamara ndi kuza. Imfura yanjye yiga mu wa 2 primaire, umukurikira yiga mu wa 1 primaire, maze mfite n'uwiga gardienne. Ubwo se murumva ntaje, nyamara ndi kuza. Turi umuryango w'abantu benshi. Ni umugisha nagize wo kutibagirwa aho navuye. Nge nari Imbobo, uwo bita Marine, mayibobo yo ku muhanda igangika. Yesu ampaye agakiza, za Mbobo nkomeza kuzibuka. Babandi twazaharanye
ubwo nibanira nabo mu rugo. Ubwo rero ni umugisha ukomeye. Turi abantu 18 bose mu nzu, ntazi aho bavuka. Bamwe cyakoza ngenda ngera ku misozi iwabo ni imfubyi, ariko turashima Imana. Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntago ari kubw'ubushake, ni danje. Uzi kubana na Marine urumva byoroshye, nubwo nanjye nariyo, ariko Pawulo aradushoboza. Nako Pawulo yaravuze ngo dushobozwa na Kristo duha iki? Imbaraga. Kristo agira gute? Aradushoboza. Ndi umupasiteri, nkunda umurimo w'Imana, niyo mpamvu nageze hano ngo tuganire kuri Yesu. Ndibuze gutanga n'ubuhamya, mba numva binjya, mba ngomba kubivuga. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya. Rero uko erega nibwo nkibibona ngomba kubivuga. Ariko haleluya badisi. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusomye inkuru z'abigishwa babiri bajyaga hehe? Emawusi. Uhere ku murongo wa 13 nugera mu rugo. Aba bigishwa bakoze urugendo rwo kujya Emawusi nyuma y'urupfu rwa Yesu hashize iminsi ngahe? 3. Ntibamenya ko Yesu yazutse, baguma mu gahinda. Hari abantu bahura na Yesu, mushumba ntukabarenganye, biterwa n'igihe barimo. Niyo mpamvu ubona hari igihe umuntu agera imbere y'Imana, mu nzu y'Imana, ukabona umubabaro uracyahari, nta wakurenganya. Ni impamvu zo gutagangana. Mu bimenyetso bimwe byerekana ko umuntu yababaye harimo no niyo mpamvu uzasirimba ndakabati musirimbe mwaje mwarebe ngo umuntu yarahumuye. Nta zindi mpamvu, ni impamvu z'umubabaro. Ni impamvu z'umubabaro. Aba bigishwa nabo bakoze uru rugendo, barukora nyuma y'iminsi 3 y'urupfu rwa Yesu. Yesu yamaze kuzuka, ariko kubera umubabaro bafite n'urukundo bakunda umwami, bakomeza gushavura. Ariko Yesu yarazutse. Mwamashimwe, Yesu yagize gute? Yarazutse, ni muzima. Kuri umurongo wa 32 twasomye aya magambo yavuzwe n'aba bigishwa. Ari naho shaka kuza gukuramo insanganyamatsiko turi buze kugenda tuganiraho. Nubwo batamenye ko ari Yesu, ariko Yesu yafatanyije nabo urugendo. Muri iri teraniro turaza gusenga, tubwire Kristo ngo komeza ugendane natwe. Komeza ugendane natwe. Nuza kumva icyifuzo cyiza, uraza gufatanya nanjye gusenga. Si ukajya dusiga abana natwe iteka, ariko byibuza komeza agenda tuganiriza muri uru rugendo. Nta kindi cyatumye ababigishwa ngo imitima yabo icya, ngo ni uko yakomeje kubaganiriza ibyahanuwe n'abahanuzi, byarangiza bikandikwa. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo, Uwiteka akomeza avugane natwe, haba mu nzozi, haba turyamye. Aba bajene bari kuririmba indirimbo baririmba, ntizibe zigisirimba n'umuziki, ahubwo zize zuzuye imvugo yo kuvugana nawe. Nibuka kuna imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe tukiri mu nzira. Reka mbabwire, hari ibyo atubwira imitima yacu igacya, nubwo yaba ntacyo arakora, ariko ukibuka ko wavuganye nawe. Hari umuntu mwavugana hano mu mujyi wa Musanze, akakubwira ngo ejo saa 7 uzandebe, ako kanya ukahita ubigendera fiye, kuko ari we wavuganye nawe. Kristo turakwinginze uyu munsi uvugane natwe. Kristo yongere kuvugana nawe bundi bushya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jambo nakuye muri uyu murongo interuro tugenda tugarukaho
iravuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Niryo jambo turi busengeramo rivuga ngo Kristo dukeneye kongera guhura nawe bundi bushya. Iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Ngiryo ryanzanye, ngiryo ryo naje kukubwira ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Kandi reka nkubwire, kereka ari undi mwahuye. Iyo ari Yesu mwahuye, reka ntiwabihisha ngo bikunde. Yesu, uyu mugabo witwa Yesu, uzi ko iyo mwahuye n'iyi ipantaro icitse ubyibagirwa ugasirimba, kereka atari we mwahuye. Uzi ko bakwirukana ku kazi, uyu mugabo witwa Yesu akahita gutera ikinya, ukajya ugenda uririmba ngo aba Yesu bishimye. Kandi bakwirukanye mu yandi magambo ntago wabika bikuri. Niyo umusirikanye akwambika imbaraga z'umwuka we. Ariko we Yesu dukeneye kongera guhura nawe. Amen. Nyikiriza amena. Dukeneye kongera guhura na Yesu. Kandi reka mbabwire, umutima nta gupfa gucya. Oya, umutima nta gupfa gucya. Ahubwo iyo wahuye na Yesu hari ibintu bigeze kuri bitatu akorera umutima wo bahuye. Jambo rya mbere, amwomora igikomere. Ibyo bikomere bigeze kuri bitatu nibwo ndibwivugireho, nibyo ndibuvugeho. Kandi ibyo bikomere byose uko ari bitatu bikubiyemo ibibazo ufite. Bivuga ngo umutima ntiwaca Kristo atawomoye igikomere. Igikomere cya mbere Kristo yamara umutima wo bahuye ni igikomere cy'agahinda. Iyo wahuye na Yesu akomora igikomere cy'agahinda. Agahinda iyo wahuye na Yesu icya mbere agukorera ni igikomere cy'agahinda, arakikomora. Nigeze mbwira abantu ngo agahinda ni kabi. Wambara ikoti na karuvati imbere ugashyiramo agasengeri, agahinda ntigatinye ko washyize n'ikofi mu ikoro. Agahinda kadatinya ko wambaye igitenge n'ishakoshi na sharupe, karakora ati fata na sharupe ukubite ku rutugu tugenda. Agahinda ntigatinya ko woza amazi ashyushye. Ke nta mudogiteri wabaga umutima ngo agere mu ndiba y'umutima ateruyemo agahinda. Ntawe wabona. Ndi umugabo wo kubihamya, Kristo yanyomoye igikomere cy'agahinda. Ninde mwaturangira washyiramo igipimo hano agakuramo akazunguza ngo ndabona ufite agahinda agapima 39? Ninde wabona? Uretse Yesu wenyine niwe umenya uburemere bw'agahinda ufite. Niwe wahagaze arahagarara. N'ababirigati n'ababakira bajya batondeka ku rutonde uko barutana ku isi, ntawe uravugira ijambo uretse Kristo wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ntago ari abaremerewe n'umufuka w'umucanga, ntago ari abaremerewe n'ingorofani y'amakoro, ntago ari abaremerewe n'ingiga y'igiti, ni abaremerewe n'agahinda. N'abaremerewe n'agahinda. Kandi umuntu ugafite ntago wamumenya. Urasirimba umva, uza hano gusenga ukava mu rugo wikoreye agahinda, wagera hariya ku muryango kakabanga injira mbe ngutegereje hano ku muryango saa 5 nizigera turataha. Bakajya bavuga hey nawe ati akebuka ati tuza dutahe agahinda we tugende. Agahinda ni kabi. Agahinda ntigatinya ko wize. Agahinda ntigatinya amafaranga. Agahinda ntigatinya imodoka ugendamo. Bari bwa n'umuntu wishwe n'agahinda yicaye muri vewe atari ibitotsi yakwicara akahita afatana agahinda kubatira amazi. Mani ko muri gikomere cy'agahinda. Bana nako gapfumbata umudamu akagupfumbata.
ariko agahinda kakaba ati n'ubwo bw'umaseri agahinda karara ubara imigongo y'amabati ntayo wabuze kuri beka. Agahinda ntigakurwaho n'amafaranga, agahinda ntigakurwaho n'umuvandimwe wawe ugeze State America, agahinda ntigakurwaho n'uko wamuhamagara ari Australia, agahinda ntigakurwaho n'abana bose. Nakubwiza ukuri, Kristo niwe ni Yesu komora. Hey, wabona agenda ngo umenye ko afite agahinda, ni Yesu wenyine umenya ngo urarushye, reka nkuruhure kandi uwo yakaruha. Oh haleluya, uwo yoma iki gikomere atera haleluya ntawe umuhaye umwanya. Afashijwe Imana ibampera umugisha, batamuhaye umwanya mwiterane ukumva aravuze ati amena, batana mwikiza ndahumeka. Nta kindi cyamukubwira Kristo yamwomoye igikomere cy'iki cy'agahinda. Inda ni kabi, gahinda ni kabi. Murawuzi umwungu, murawuzi umwungu iyo uwuciyeho cyangwa igihaza ukawujomba igiti urarira ugira amarira. Uko iminota ishira ya marira agera hagakama. Iyo yakamye ugira ngo hahandi bawukomerekeje wakize, warize. Uyu mwungu bawukomerekeje bawujomba igiti urarira, ubura umuntu uhumuriza ngo humura nubwo bakujombye igiti. Ubu uzuhumuriza uriyumanganya, ntago wakize wiyumanganyije amarira agira gute arakama. Umunsi uzawusatura ugiye kuwuteka imbere uzasangamo igipfurumba. Kiriya gipfurumba nicyo bita intimba. Abantu twarakomerekejwe, turakomereka, tubura abaduhumuriza, turangije turiyumanganya, tugenda nk'abakize ariko tugenda n'intimba mu mutima. Izo ntimba nta wundi wazikomora. Niyo mpamvu mwingingiye Kristo ngo mwongere muhure bundi bushya. Wakomerekejwe ntakira ngo umuganiriza kire rimwe, oya akeneye umuntu uhora umutega amatwi. Niyo mpamvu nkwifurije ngo Yesu akomeza gutega amatwi aganire. Nasomye Bibiliya, igitabo cy'ibyo ku ngoma amasanga inkuru z'uwitwa Yabesi. Bigisha benshi bakunda kuvuga Yabesi nk'umukene, oya muzasome neza. Bibiliya iravuga ngo yarushaga bene se icyubahiro, ariko nyine yamwise Yabesi kuko yamubyariye hehe mu gahinda. Undi hari ibikoresho by'icyubahiro, mutagira ngo yabarushaga icyubahiro, oya hari ibintu biza biherekeje icyubahiro. Iyo byaje icyubahiro cyita amafaranga. Umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze. None subiza kamera ziri imbere yanjye zaguzwe iki? Iyi sente mwari muri gucuranga yaguzwe iki? Umutasubize yaguzwe iki? Aya makaro yaguzwe iki? Iri tapi ndiko Imana ishimwe nanjye ndikubwiriza mpagaze ku itapi. Iyi tapi yaguzwe iki? Imana iduha amafaranga. Imana yaduhe y'amafaranga yaje biremera. Iyo uri umugabo udafite amafaranga bakwita iso, bakwita bintu birahinduka, icyubahiro kiraza, amazina ajya mu ndimi zose. Iyo ufite amafaranga, iyo utayafite bakwita karori. Ryaboneka bakahita barishyira mu Cyongereza Charles.
sharire ako kanya data yaduhe Yabesi yarushaga bene siki icyubahiro gifite ibikoresho bigiherekeje by'ubutunzi amafaranga. Ariko nasomye Bibiliya irambwira ngo nubwo yari afite ibyo byose yari afite agahinda nyine yamubyariyemo, aragakurana akabona n'ubwo butunzi, ako gahinda karamwokama, n'izina riramwokama iteka ryose akabona nubwo mbifite ariko mama yambyariye hehe mu gahinda. Ngaza kugira ihishurirwa amenya ko hari Imana yomora icyo gikomere, arangije arapfukama arasenga aravuga ngo Uwiteka undinde ibyago ntibimbabaze kandi unyagurire imbago. Ntushobora kwaguka. Bibiliya mwateguye igitari kibango n'icyumweru cyo kwa cy'imbaraga. Ntushobora guhabwa imbaraga ugifite idini agahinda. Komore icyo gikomere reka twiganirire igikomere cya kabiri Kristo yamara umutima bahuye ni igikomere cy'amateka. Ateka arakomeretsa, ateka y'aho wavukiye, amateka y'uko wize, amateka y'uburyo washatse bikagukurikirana ukabana n'icyo gikomere cy'amateka. Kubyo iwanyu mwaryaga ari uko bagupimiye ku nkoko babakatiye, abantu baririye ku nkoko hano ku kidaseza cyangwa ku makoma bagatera imirwi. Namwe murabizi ko mwavutse muri 10 na bangahe, urumva ibyo kurya byari danje, bakahita bakataho buri muntu akamenya ke, bikagukurikirana. Waba n'umukire mbere yo kujya ku kazi ukatangira kujya ufata umuceri Imana yaguhaye umufuka ariko ugapima ku kirahuri, wowe ni mutawurya murorere. Ibikomere byabutunze mu rugo, ibikomere byawe bikabakurikirana, ikirahure cy'umuceri. Ibyo ni ingaruka z'ibikomere by'amateka. Amateka arakokama, mbese wanicara kubera amateka. N'abandi bataraza wenda mu bukwe, niba ari no mu nsengero nka ziriya ntebe z'amapa, ukicara wihengetse ukavuga ati n'ubundi nibaza barampagurutsa, kandi ntawe uraguhagurutsa, ariko ugatangira kwicara wihengetse intebe n'abandi bayicayeho. Kubera iki? Amateka aragukomeretsa. Umuntu yaguha ishati ngo nyambare, nese barayiguhaye ngo uyirebe, wamuha agahumbi nka jyane se, nese nakaguhaye ngo ukafashe, wamuha inkweto ngo njye nzambara se, nese ndaziguhaye ngo uzimbikire. Mbese ni ingaruka z'amateka yakomerekeje abantu kugera mu rwego ubona ko ibyiza bitakubera, ariko ni impamvu zihungabana. Duhure na Yesu adukize ihungabana. Duhure na Yesu adukize iki? Nasomye Bibiliya igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cyaho ni icya 9, masanga inkuru z'uwitwa Mefibosheti. Umwami Dawidi ageze ku ngoma avuga ijambo ryiza, rivuga ngo nta wasigayeho mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Mbese yaba hari ngo mugirire neza? Baramubwira ngo arahari. Nta nubwo bavuze ngo arahari, baravuze ngo karahari, akana kitwa Mefibosheti kibera kwa Makiri mwene Miye. Ubundi hari aderese z'amateka, ngiro de bari kwa Makiri mwene nawe. Ubundi iyi karitsiye yitwa Giro de Bari, uyu mudugudu witwa Giro de Bari wari umudugudu ubamo ba Dizanta. Ntabwo ari ba Demobu utagira ngo barasezerewe. Abantu batsinze batura hehe Giro de Bari. Abantu batewe inda batura hehe
irodebari. Abakene n'ababembe batura hehe? Irodebari. Ndavuga muri icyo gihe abantu bahejwe bajyaga hehe? Irodebari. Abafite ubumuga babaga hehe? Irodebari. Ariko ishobora byose nuri irodebari, Imana iramureba. Oh, haleluya! Uko niko Imana yandebye Nyabugogo narazahaye. Ndima ibo biravuga ati mwana wanjye reka nkukuri irodebari, igihe nk'iki nanjye uzaba uri kunkorera. Kristo akureba aho uri. Irodebari yawe y'iki gihe yaba ihari, ariko Kristo naho arahakureba, hari icyo yagukora. Umwami ntabwo yakanzwe nuko ari irodebari. Yaravuze ati umunsi umwami yamubwiye amagambo nakunze ageze kuri 3. Yaramubwiye ngo Mefibosheti we, ijambo rya mbere tuzi uhumbe, ijambo rya kabiri uhereye uyu munsi wa none uzajya urira kurara, ijambo rya gatatu ibyari ibya sokuru Sawuli. Mwibuka ko uyu mwana turi kuvuga Mefibosheti ni wa wundi uvuka ku musaza witwa Yonatani, ni uwo nguwo umuhungu wa Sawuli, inshuti ya Dawidi bomatanya akaramata. Ntago ndi buvuge kuri Yonatani, ariko aramubwira ngo uhereye kuri uyu munsi wa none n'ibyari ibya sokuru Sawuli bongera babigusubiza n'amasambu yose. Rindi ijambo rya gatatu ravuga ngo kandi abagaragu bose bari abasokuru, ba bandi bagiye irodebari. Ariko ye uziko Imana yigukuye irodebari, hari abo usigaye wibuka ukajya kubaza. Batizanta bose bari irodebari, bari abasokuru Sawuli bose ugire gute ubaza bajye barira kuri aya. Unezerewe namvugire ngo amen. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Uzi ikintu cyambabaje cyari ibyo byose birimo birabwirwa iteka ryose yumva amajwi yuko apfuye. Niyo umubwiye neza avuga ati ugende se wa mbere ungiriye indungiye, se wa mbere ubinsezeranye kubera iki? Uzi ko Mefibosheti yarasubije ngo nge ndinde umugaragu wawe w'ikayi. Ntiyibonyemo n'imbwa nzima, aribonamo ko ari imbwa ndetse y'iki y'intumbi. Kubera igikomere, kubera iki gikomere. Ndagira ngo mbabwire Mefibosheti ntabwo yavutse ari ikimuga. Oya, akenshi tuvuga Mefibosheti yaba ari abigisha, yaba ari ababwiriza, yaba ari abatera amakorasi, yaba ari abahimba indirimbo, tuvuga Mefibosheti ava irodebari. Ntabwo tujya tumuvuga mbere y'uko ajyayo, tumuvuga ari akamuga. Ntabwo ndagira ngo mbabwire ntabwo yavutse ari ikimuga. Mefibosheti yavutse neza, avukira ibwami. Mefibosheti yavukiye ibwami. Ndagira ngo yavutse nkawe. Yari yeserera gusa umwana w'ibwami arya iki? Yambaye pampegisi, ntabwo ari igitenge baka. Bamusunitse muri toileteze, ubwo wahagurukiye ku gasonga bugaruka jya ukuka amenyo cyangwa iminuka yice. Oya, mujye mureka kurebera Mefibosheti irodebari, tumurebe mbere y'uko agera irodebari. Yajyanyweyo n'amateka, amateka niyo yamujyanye irodebari. Ubwo sekuru yari arimo atsindwa, umuja amuhunganye, nibwo yavunitse yikubita hasi aravunika. Aho niwe yakomerekeye igikomere cya mbere. Akimara kuvunika, amategeko yo mu isezerano rya kera, iyo wabaga ufite ubumuga ntiwinjiraga mu murwa i Yerusalemu. Aravuga ngo ubwo mvunitse hehe no kongera kwinjira i Yerusalemu. Ijambo rya kabiri, iyo wabaga ufite ubumuga ntiwageraga mu iteraniro ry'abera. Aravuga ngo ubwo maze kuvunika sinzongera kubona abacu babyina igisirimba, sinzongera kubona abashumba batanga ameza y'umwami, sinzongera kubona aho babatiza. Ubu ibyanjye bindangiriyeho. Ariko uko waba umeze kose wikwigirira nabi, Kristo arimo arakureba.
iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Kumva ngo nabaye mayibobo mukagira ngo navutse ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka. Ubuzima ari ubuzima. Ubwe wajyaga ikijumba ntibamwitaga kubikoma. Narateteshejwe, najyaga ku ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka. Bajya mu cyaro, abana bo mu cyaro muri vakansi bakaribana kugira ngo bumve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga ururimi bakagira ngo niko Abanyakigali bavuga. Yagize imyaka 10 ntarakurikizwa. Yibaza akana k'agahungu mu mafaranga ngana gutyo kadafite murumuna wako. Gusa murumva ntarariyeho. Muvuge ngo wariyeho kwe. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'iki? Jenoside yakorewe asiga nta muntu n'umwe icyo gutwara. Wa mwana wavukiye muri Kabu, nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza kuko hari babiyoza atari uko bangaburiraga bangirira kugira ngo ariko ndaje njya kubwiza nateka njyana ku muhanda njya kuba mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora icyo gikomere cy'agahinda uretse Yesu we? Uretse Yesu niwe wanyoma iki gikomere cy'agahinda n'amateka. Ndashima umwami wanyomoye ibyo bikomere, ubu nkabaseka neza. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Kristo yasanze aho ngaho narakomeretse, Kristo yasanze aho ngaho arangije anyomora ibyo bikomere, anyuzuza zaburi n'ibihimbano by'umwuka mu munezero uvuye mu bwami bwo mu ijuru. Iteka ryose mpora nezerewe. Kandi uretse n'ibyo n'ijuru rirahari, tuzaritaha. Muhumurabera tuzataha. Yo muhumurabera tuzataha. Mwihangane kuririmba byaranyihishe nta jwi ngira, kandi namwe nimwandenganya. Nanyweye ryinshi, naracomye, ijwi riragenda. Gwese mwandenganya se? Namwe mujye muririmba nanjye mbwiriza. Ntawe ubwo uzi kuririmba ntabwo uzi kubwiriza, witonde rero. Ariko nanjye uzi kubwiriza, nanjye ncishe make sinzi kuririmba. Nawe nabonye uzi kubyina, oya cisha make. Nawe ntabwo uzi gukoropa urusengero, turakubona ukoro. Nawe ukoropa wibizi cyawe n'idanje ntacyo ubona wakuye. Nawe utanga ibya 10 witonde, ntabwo uraza gukubura amata. Mbese mu yandi magambo twemerane, ndebera ukwegere. Haleluya. Ntumukoreho ntibyemeye, ariko mureba umubwire ngo uhereye none ujye unyemera. Mubwire ngo uhereye none ujye unyemera. Twemerane muri uru rugendo. Twese turuzuzanya tukubaka urugingo rwitwa itorero, umutwe akaba Kristo, akazatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Teka ryose nuhanura ujye upfukama nijoro ubwire Mana ejo uzongera ubane nanjye, ntago ari njye. Nimbwiriza mugafashwe musanze, nze gupfukama nijoro mbwira Imana ngo Mana ndagushimira ko wabanye nanjye, n'ejo uzongera ubane nanjye ntuzanyihishe. Nabonye Imana aho yihisha abantu we.
narabibonye ahubwo iteka ryose ca bugufi nkavuga ngo Kristo wongere ubane nanjye nk'uko wabanye nanjye, ejo wongere ubane nanjye nk'uko wabanye nanjye iteka. Mbese nushaka kumenya Imana uzacokoza icyubahiro cyayo. Nushaka kuyimenya uzacokoza icyubahiro cyayo. Ushobora kwibika kureka kavuga ati nzagusekura muri 2025 ikakureka. Ushobora gusakura madamu wawe ikabwira bati musekura aramukwezi nzamuhorera muri 2035 rudomure yabyaye amaze gukura muhore. Yesu watihaga mama. Ariko ku cyubahiro nushaka kuyimenya uzacokoza icyubahiro cyayo ikudihiraho, ntago yakuraza. Bindi byose wabikora ikagutega iminsi, wenda wakizwa, wenda wagira, ariko ku cyubahiro itikubwira ngaho narakuretse. Ariko ku cyubahiro uzasome isezerano rya kera, uzasanga umugabo witwa Nebukadinezari. Muramwibutse? Nebukadinezari yishe Abisirayeli, Imana ireba iramwihorera, abajyana mu bunyage, Imana ireba iramwihorera. Ariko igihe kimwe aravuga ngo ndi Babuloni yanjye niyubakiye. Imana aho yicaye mu bwami bwayo iravuga ati ibyo wakoze byose narakuretse, ariko ubwo wiyogeye reka ngusitibure. Nta n'ubwo yamusekuye, ahubwo yaramutibura ngahita ajya mu ishyamba imyaka 7 ajya. Mbese kuki ujya ubikora byose udakizwa n'igihombo cyawe Gehinomu hamwe na Satani, ariko ku cyubahiro yabawe igusekuriraho. Uzi ko ushobora kuzamuka wiyemeye ati ngiye gutera abantu amakorasi mbemeze, washyiramo tukagira ngo hari ibivuze. Ese Noneho byagenze gute? Oya, ujya uca bugufi, wasirimba tukabona barajya hano bajya hano. Ese ujya ugerageza ubibwire ngo Mana ndagushimye ko wabanye nanjye. Oh haleluya! Kuko ubivuyemo ukagwa hari indaya 30 zikeneye agakiza, Imana yiha agakiza, kaza kuyibyina no kuyirama. Ubirambitse hasi hari abagabo hariya b'abasinzi barushye, Imana yiha agakiza, bakaza kuyivuga neza. Mu yandi magambo ntiwayihabya Imana yacu, ntiwayihabya, ujye wirwanaho wihakabyize. Njye iyo untumiye nk'uko nkunze kubwiriza, ubundi ninjye wakakuguriye fanta, uko uba utumye mu ijuru ku gipande cyanjye banyongereraho umubyizi. Ubwo rero niba ndi gusinyisha ku gipande cyanjye mu ijuru, nanjye nkora nk'uzatuja. Amen, amen. Nikiriza amen, ongera gake amen. Mu isezerano rishya harimo umugabo witwa Herode. Herode muramwibutse? Herode ngo yishe Yakobo, Imana imureba nkamwihore, yiyongeza na pe nkamurindisha abasirikare 16, bavuga ngo mumuhambirize iminyururu, Imana ireba iramwihore. Ariko igihe kimwe Herode ari kuvuga disikuru, nta n'undi ari Herode wabivuze, ahubwo ngo naba abaturage bose Noneho si Herode uri kuvuga n'Imana. Herode yavuze ati Imana umbabarire sindibivuze, ahubwo ahita yiyogeza mu mutima ngako kanya Imana itataho ndakudibura, nta nubwo nirwa nkukora, ngahita joginya ako kanya. Nta kiriyo cya Herode cyabayeho, wakora ikiriyo cy'inyose, bose bajyaje bameze gutya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana uyishakeho, reka mvuga kwibebeza, ntuzayize imbere wigize danje, uzaze wibebeje nk'akabebe, nayize nk'umubyeyi. Nuza nk'umukomando, nayizaza gikomando. Imana iza bitewe nuko
mutumye nibuka umugabo witwa Sawuli ariwe Pawulo. Yari yarigize umuntu w'umudanjera ahiga abantu bavuga yarigize umuntu w'umukara wataje. Yesu avuga ati ntabwo nagufata kuko nafashe Filipo mutumye wa Natanayeli uwo ndagusekura bisubikirwa umucyo mbanze nkugaragu. Jesus yagusekuriye umugabo witwa Sawuli, aramudibura. Kandi icyo nakundiye haleluya, icyo nakundiye umwami iyo agusekuye niwe uri gukenera ugusobanurira ugutikuye. Yakangutse avuga ngo urinde mwami ndenganye. Yiharira icyubahiro cyayo gusa. Haleluya. Duse nk'abatinza ibiganza tuyishimire, tuvuge ngo mwami turagushimye, icyubahiro kibe cyawe, icyubahiro kibe cyawe. Amen, amen. Yesu nashimwe. Tugiye gusenga tubwira Yesu ngo dukeneye guhura ko muri igikomere cy'agahinda, ko muri igikomere cy'amateka ya Bese arahishurirwa. Aravuga ngo menye ko ari we wo muri iki gikomere, ndakwinginze kinyomore kandi unyagurire iki imbago. Dawidi ageze ku ngoma arishimwe, yibuka ari mu ishyamba, yibuka imurutisha bene se, yibuka imugeza ku ngoma. Ngo yarabyinnye umwitero uragwa, Dawidi yaciye bugufi kugira nawe ahamagaza Mefibosheti, yicarana nawe arakamuga, barasangira. Mefibosheti asubiza amagambo ateye agahinda, aravuga ngo njye ndi nkandi umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi. Ndagira ngo nkubwire ngo numuseke, nawe hari aho wagera bikagucanga, kibaza niba ari wewe bikakuyobera. Ariko data wa twese yongera tugaruke. Haleluya. Data yongera agire gute? Atugaruke. Imana bampera umugisha, Imana bampera umugisha. Data yongera tugarukeho, akugarutseho akakomora ibikomere by'agahinda. Haleluya, haleluya. Akakomora ibikomere by'amateka. Ziya yakikomoye, agukora n'ibimenyetso bigenda bibikwerekanye. Buse ni mwantumiye se, ese ikimenyetso cy'uko yanyomoye se. Ariko haleluya badisi, urabona kamera itari kunkamera se. Hari ibintu data agenda akora, urabona nambaye ikoti na karuvati se. Hari ibintu data akora nawe ukajya ugenda uvuga ati amen, ariko byaza kwiherera ahantu uri kumwe nayo ukavuga ati Imana nubwo wari wabiryoheje ariko ukomeze ubane nayo. Nta rindi banga ryo kubana n'Imana yacu ni uguca bugufi, ubundi akagenda komora ibikomere. Aho wakomeretse agenda asudiraho. Ubu nari narumye, narahombanye kubera inzara, kandi ngiye kubivuga, kandi murareba nk'abashaka ko mbivuga, kandi muratuma mbivuga. Muvuge ngo fatiraho. Nari narahombanye, ndeba ukagira ngo ndarunguruka kubera inzara. Inzara iyo yakwisha niyo baragira ngo bagira ngo uri guhengeza. Uriya muntu ari guhengereza iki? Ntacyo ahengereza, ni amaso yamenetse. Zararangisha ndahombana, uzi ko inzara ikwica wanagenda ukagenda muri pozisiyo. None murabibona. Haleluya. Mukomera amashyi, ntacyo bitwaye data wa twese. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni Yesu unyuranya ibihe, unyuranya amateka.
igikomere cya gatatu Kristo muri wo bahuye ni igikomere cy'ibyaha. Iyo wahuye na Yesu akomora igikomere cy'ibyaha. Nasomye Bibiliya mbonamo inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Zakayo muramwibutse? Zakayo yashatse kureba Yesu. Niwe muntu washatse kureba Yesu paka bigezeho. Ndagira ngo mbibutse kandi ijambo ryiza, Zakayo ashaka kureba Yesu, Yesu aba ari ubona Zakayo mbere ya Zakayo kamubona. Burya mugira ngo Zakayo yaraje ahita yurira igiti. Hoya, yabanje kubyigana. Na harimo arabyigana mu bo yaciye imisoro nabo bakajya bamudikuriramo. None se mu biro hari wari kumusangamo se? Zakayo we nejo bundi kuntu yantibikanye kamujobera Zakayo rero bakajya bavuga no mu mvugo zo ku gasima atazizi, bakajya bati Zakayo Simoni ntamenye ko ari we bari kuvuga. Yagiye kurira igiti yashize ibikomere bituruka ku ngaruka z'ibyaha yakoreye abato. Yurira igiti, Yesu ageze munsi y'igiti aramubona, aramubwira ngo Zakayo, waza ushaka kundeba, nakubonye igihe wahagurukaga na ya migeri na bya bindi byose batikuraga narebaga, ariko ntiwacitse intege. Ururuka uyu munsi ndarari wawe. Kristo yongera arare mu mutima wawe. Kristo yongera arare mu mutima wawe. Kandi icyo nakundiye Yesu, aho yageze ntawe ukenera ndoro. Ngo Yesu ageze kwa Zakayo, Zakayo yamenye ko ari umunyabyaha. Uwo munsi aratura, aravuga ati mwami wanjye umbabarire, nari ikijura ruharwa. Ibyo nambuye abantu ndabibaha, kandi binambuye byari kuzafasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene, nabo ndabaha. Yesu ashimwe. Mwifurije guhura na Yesu bundi bushya mu buzima bwawe.